ikibazo cy'amatsiko numva nshaka kubuza Prophet Imana ivuga ni kiye cyifuzo bagusabye gusengera ukumva kiragukanze. Hari cyifuzo umugabo umwe yanzaniye hari muri covid. Yego. Araza arambwira icyo gihe arambwira ati ndashaka unsengere, yacuruzaga amasandugu. Yego. Yari amaze iminsi icyo gihe abura abakiriya ati ndashaka unsengere dore amasandugu yanjye sinkibona abakiriye. Namubwira se none urashaka abantu bapfe aho ko wagasenza abantu bakabaho. Urumva iyo umuntu wese afite icyifuzo aza n'undi mudamu wari urwaye cyane ababaye pe ambwira ati nsengera Imana intabare. Wa wundi rero yumvishe ndi kumusengera ati dore impamvu tubura abakiriye nibingiye. Urumva icyo ni icyifuzo cyangoye. Naravuze ndasengera umuntu ngo abantu bapfa bo n'amakiriye b'amasandugu. Icyo nicyo cyifuzo cyangoye mu buzima busanzwe. Umuntu abarakubwiye uti ndashaka unsengere amasandugu yanjye agurwe abantu bapfe. Kandi abandi bari kuza bagusengera bakubwira uti wadusengeye ko tumeze nawe dushaka. Ibyo ni ibintu bibiri byangoye mu buzima byo gusengera. Yego ni ariko buri ikintu cyose Imana ibifite impamvu. Prophet Imana ivuga hari ibintu nkunda kubona kuri YouTube channel yawe abantu benshi bakunda gusubiza muri comment bavuga uti ntago ujye ubaha umwanya wo kubasengera ku matelefone. Turashaka kumenya se undi niye mpamvu nimba nabo shaka kuba wabasengera unabarangira ahantu musengera ahantu muteranira bashobore kuzaba bakitabira amateraniro yanyu. Ubashije ikibazo cyiza abantu bavuga ngo simbasubiza kenshi. Andariyo mpamvu nazinuzwe gusengera abantu kuri telefone apresi nk'abantu bari hano. Umuntu umwe yigeze amamagara nawe kubwiriza kuri radio Umucyo. Yego. Arambwira ati ariko Prophet kusengera abantu babarira unsengere. Icyo gihe hari nimugoroba ka 3 z'ijoro. Yego. Uwo muntu ngo tuvugane Imana irambwira ngo arashaka umusengere ariko aryamye hejuru y'indaya yari muri lodge. Ndamubwira bamuga kuri kumbwira ngo usengere nkumva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo uri hejuru y'indaya muri lodge bimeze bite. Uwo mugabo Yesu avuga ati mbabarira nagira ngo numve kuri umukozi w'Imana. Icyo gihe twagiraga amateraniro mu gitondo yabyutse kare aza ku rusengero. Namusanze ku rusengero. Yego. No kuvuga iki rero ibyo ugasanga hari umuntu uguhamagara kuri telefone uri umukozi w'Imana nagira ngo numve ibyo uvuga ugasanga niyo mpamvu tudafata umwanya wo gusengera abantu ku matelefone. Ariko wa muntu iyo ahagurutse akaza ku rusengero uramusengera agafata n'umwanya wo gusabana n'Imana agafata n'umwanya wo kwirana n'Imana akabiha umwanya kuko yabihaye agaciro. Ariko umuntu kuri telefone yibereye mu kazi ntazi ibyo urimo gusengera kuri telefone. Mbone no gushimira abantu ari abantu dusengana benshi batandukanye bo hanze. Yego. Bagiye batanga ijambo ry'Imana Bibiliya. Yego. Ngira ngo baraza kubibona kuri video. Katukomera Imana amashimwe. Babimenye kuri Imana Giraneza amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe. Ndabona ufite ikibazo cy'inzu. Ndi muri Piriya. Uwiteka kwibuke. Haleluya. Tukamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Umupagana akazwa rwose yarishwe n'inzoga umuntu agafata Bible akayima akavuga ati Prophet ubu mbonye umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Rero buri muntu wese watanze Bible Imana guhereza umugisha Imana ifungura inzira za buri muntu wese wadufasha amaboko muri uyu murimo w'ijambo ry'Imana ugashigikira uyu muhamagaro Imana iguha umugisha Imana igufungura imiryango. So bituma rero akenshi niyo mpamvu nakunda gusengera abantu ku matelefone. Umuntu uri mu Rwanda nibo umuntu haguruka akava hano akajya mu Burasirazuba akajya mu Burengerazuba kuki atahaguruka ngo aze ku musozi Imana irimo gukoreraho. Prophet bajya bavuga ko cyangwa ntagaruye kuvuga ngo bavuga ngo ni n'ibintu bibaho cyane bavuga ngo nta rugendo rubura gitangira. Mu rugendo rw'ivugabutumwa cyangwa se mu rugendo rw'iyobokamana rwawe ni ikihe kintu wahuye nacyo ukavuga uti iki kintu kabisa gishobora gutuma mva mu ivugabutumwa ni ikihe kintu? Nta kintu na kimwe cyatuma mva mu muhamagaro. Yego. Aho ko gucika intege bibaho. Gucika intege kugwa. Nukuntu abantu batemera imbaraga z'Imana bakazitwerera Satani. Babona Imana irimo iragukoresha ibintu aho kugira ngo bagufashe gusenga kugira ngo Imana irusheho kukwambika imbaraga bakarushaho kuvuga ngo urakorana na Satani. Yewe nigeze njya ahantu nari ngiye kubwiriza abantu bazaga gusengera aho hantu. Ntabwo bari bazi Imana ivuga. Banyuraho mu nzira baravuga ati cyo gisaza ngo ni Imana ivuga ngo ariko gikoresha izindi imbaraga ntibamenya ko ari ngewe nari muto icyo gihe ubona narabyibushye
bageze mu rusengero basanga ni ngewe twagendanaga, babonye mvuze Imana, babonye imirimo y'Imana, yego, batangarira Imana. So ikintu ibyo bintu uko ari bibiri, umuntu kugufata yitwa ngo n'umukozi w'Imana, arasenga akaza akakuvuga, akavuga ko ukoresha izindi mbaraga ntimwigeze mu bantu ujya gucisha izo mbaraga, ariko akagutwerera izo mbaraga. So birambabaza kubona abantu bahereza Satani umwanya kuruta guhereza Imana umwanya, ko ariyo ikoresha abantu. Icyo kindi cya kabiri nakubwiraga, yego, cyagiye kinshi intege muri uyu muhamagaro, ni ukuntu tudashyigikirana nk'abakozi b'Imana. Ikindi ugasanga nitwe turimo turatukisha izina ry'Imana hanze hano, ugasanga umurimo w'Imana, ugasanga abapasiteri kuri social media barimo barasebanya. Icyo ni ikintu cyinshi intege. Ikindi kintu kigeze kinkomeretsa ntazibagirwa, ne nagiye kubwiriza ahantu mu ntara, yego, bantumiye neneho umuvugabutumwa cyangwa se umupasiteri ahamagara aho hantu bantumiye, watumu uwo mugabo akurana n'izindi mbaraga, ati ngewe namubonye. Neneho ampamagara, nene nararanye n'uwo mupasiteri wantumiye kuri uwo rusengero, avuga ati rero twikura dusengera iteraniro ejo tuzabwiriza. Wa wundi witwa ngo n'umupasiteri ahamagara wa mupasiteri mugenzi wo twararanye, yego, aramubwira ati profete ejo ntimuzamwakire, akoresha imbaraga zo kwa shitani, ngewe ndamuzi. Urimo urabyumva? ndabyumva neza cyane. Uyu mwanya tuvugana twahuriye mu marimbi y'Iremera. Undi ati se mwahuriye, kandi ntazi wari kubwira ko turi kumwe, mwahuriye mu marimbi y'Iremera, wowe wajyaga hizo saha? Ati yaragiye gushaka izo mbaraga. Undi aramusubiza ati wowe wajyaga gushaka iki? Ni ukuvuga ngo hari abantu bafite karande yo kugenda basebya abandi, kandi akabasebya. Hari ikintu udashobora gukora umuntu, niyo wamunezeza ukamuheka akanakuruma, ibintu byose akaba ashinzwe kukuvuga ibintu biri negatifu ku buzima bwawe. So ibyo ni ibintu byagiye bingora mu murimo w'ivugabutumwa. Rero Prophet Imana ivuga, hari abantu benshi, abantu bashobora kuba babona uri kubwiriza, uri kuvuga ijambo ry'Imana, ugasanga abantu benshi bari kubidiscussingaho cyane, bakabona uburyo uhanurira abantu, ubona uburyo umuntu akugana arwaye ukaba wamusengera agakira. Abantu bakabyibazaho cyane, ugasanga ubwo butumwa bwiza babonye cyangwa se ibyo bikorwa babonye byiza ukora mu maboko uhesha ubushobozi n'Imana, ugasanga bashaka kubibyazamo ikindi kintu. Hari video ntegeze kubona, hari umwana wari waje gusengera iwanyu mu rusengero, abantu bamufasha, ari uwo mwana afite ikibazo, araza muramusengera, ariko bafite ikibazo cy'ubukene, abura ikintu atura. Icyo gihe atura telefone. Umwana atuye telefone, amaze gutura telefone muramubaza se watuye iki? Natuye telefone. Uti natuye icyo mfite, nzagura indi mu bushobozi bw'Imana izamesha. Icyo gihe ndumva abantu baramufashije. Iyo video ndumva warayaploadinze kuri YouTube, abantu benshi yarebwe n'abantu benshi, ugasanga umuntu arayifashe muri description cyangwa se title yahise yivuga uti daraba ni babatubuzi. Nk'uwo muntu n'umwumvishe cyangwa se nk'iyo video nibibonye, ubyakira ute se cyangwa ubifata ute? Ibyo mbibonye ngewe ntacyo bintwara, kubera ko icyambere misiyo y'Imana iba yagezweho. Yego, muri ya muntu aza yaje mu rusengero muri kira gitaramo tubwira cy'amasengesho, barimo baratura, atanga telefone. Muri uko gutanga telefone nabyibajijeho kabiri. Uyu muntu atanze telefone, n'ubwa mbere nari mbibonye. Kuri icyo umuntu atanze telefone, ndavuga kwa kundi abantu bajya gutura nyine bisanzwe mu rusengero. yego, Ndavuga iyi telefone baze kwimusubiza. Noneho bagiye ngiye kumvuze mbajije protocol, nabwira nti ya telefone muyisubize uyu muntu watuye telefone. yego, Icyo gihe nari ndavuga uyu muntu ntabwo yatuye telefone, hari icyo afite. Fata ibihumbi 10 nari mfite ndabimuha. Ikigusetsa n'ubu sinzi ngo abahe, sinamuzi nta na contact ze mfite. Ariko umuntu ajya kubona ivugabutumwa we akaribyaza undi musaro bitewe n'inyungu n'icyo ashaka kuvuga. Ariko reka mbwire buri muntu ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira bayari. Hari abantu bagikorera Imana, hari abantu bakivugira Imana. Ntabwo abantu bose tuzabafata ngo tubambike umwanda. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira bayari, kandi ivugabutumwa abantu baza ubwenge, baza agaciro k'amaraso ya Yesu, baza aho Imana yabakuye. Mureke tujye dufatana amaboko dushigikirane mu ivugabutumwa ry'ijambo ry'Imana. yego. Prophet Imana ivuga, n'iryari n'igihe gihe umuntu ashobora kuba yaragusabye kujye kumusengera mu rugo se, cyangwa ubu nari izihe mbogamizi abavugabutumwa cyangwa se abakozi b'Imana muhura nazo? Nk'urugero, ngiye mfite ikibazo, ndarwaye,
umuntu arampamagaye ngo ngiye kumusengera mu rugo, ibyo bintu birimo ayahe makosa se cyangwa harimo izihe risike bishobora kukugwisha gute mu buhe buryo? harimo risike nyinshi. Icya mbere, kujya gusengera umuntu mu rugo ushobora kugerayo agapfirayo, satani yagusabye. Yego. Uriya muntu apfiriye mu rugo ntabwo bazavuga ko atari wowe umwishe. Uzaba uhaye satani ugwaho kugira ngo yamamare avuga ati yihaye ngo n'umukozi w'Imana ajya gusengera umuntu agwa mu rugo. Icyo gihe ni imbogamizi ya mbere. Icya kabiri, abantu benshi bajya gusengera mu ngo z'abantu usanga bahurirayo n'ibibazo bitandukanye. Ari handi navuze, yagutumiye, yaguhaye esanse, yakwakiriye neza, aguhaye ibyo 100,000 aho kugira ngo umubwire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kubaza urugero, wowe umuntu aguhaye 100,000 bagusohoye mu nzu, Imana ukagerekamo ikakubwira iti uyu muntu mubwire ngo nubwo utanze aya mafaranga uzapfa nta bugingo. Wabivuga cyangwa bavuga utireka nyakireho ibindi Imana izakinze. Ayo mafaranga nibyo buriya nibyo bavuga, aho kugira ngo Imana ntago igushaka wowe ubwawe, bisaba kujya kuyishakira. Ubwo rero birumvikana nitangiye guhamagara abakozi b'Imana ngo bagusange mu rugo, savu ushobora kuba umuhaye essence, ushobora kuba umuhaye essence na n'ikintu Imana yakuvuze, kuko nago Imana ivuga kuri buri muntu wese. Ashobora kuguhamagara ariko atari cyo gihe cyawe cyageze ngo Imana ikuvugeho. Icyo gihe uwo mukozi w'Imana nahagera ukamuhaye ibyo 100,000 bya essence, ntimba Imana iteze inavuga ngo cwe, ashobora guhita itangira uti Imana irambwiye uti aha. Icyo rero mu rwego rwo kukirinda ni ukwirinda kujya mu ngo z'abantu, kuko nujyayo bakagoreza ntabwo uzamubwira ukuri guturutse ku Mana. Uzavuga ibinyoma aho kugira ngo uvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kabiri, ari abantu bansetsa, abantu bose usengeye, ari umuntu uguhamagara ati nsengera, tuvuge wenda uramusengeye, waramubwiza ukamubwira uti ihane senga, hanyuma ukabwira uti Imana iguhe umugisha, ukumva ntanyuzwe. Ashaka kunyugwa n'iki? No kumva ngo Imana iravuze. Ntabwo igihe cyose Imana ivuga, igihe cyose Imana ivuze nuko hari ikintu bishaka gukora. Rero abantu benshi usanga bakunda ubuhanuzi cyane kuruta gukunda Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ari nk'abantu baza ku rusengero, profete narakubonye, narakumvishe, nje kugushaka. Nkamubwira mbere yuko ngewe ngusengera banza ushake Yesu, kuko Yesu niwe watumije umenya. Hanyuma ngewe ndi hano nk'igikoresho cya Yesu. Wowe banza wizere imbabazi za Yesu, ubanza usenge wumve Yesu Kristo muri wowe. Kandi ngewe abantu dusengana barabizi mu materaniro, sinshobora kugusengera utari hano. Kwihana sukuza kunyaturira ngo Imana imbabare narasambanye narebye. Fata umwanya, nguhereza umwanya wawe, kakwatuza, wamara kwatura nkakubwira amagambo usubiramo, warangiza nkaguha time yo gusenga, ugahura n'imbabazi za Yesu, ugafata umwanya wo gusenga. Kuko muri uko gusenga kwawe niho Imana imanukira igakora, niho Imana ifungura imiryango. So tubonera no kubwira buri muntu wese, shaka Yesu kuruta gushaka abahanuzi, shaka Imana kuruta gushaka pasiteri, shaka Imana kuruta gushaka bishop, shaka Imana kuruta gushaka buri kintu cyose. Reka ntange iyi message ku bavuga butumwa bose. Niba uri umuririmbyi ukaba unkurikiranye, cyangwa uri umupasiteri, cyangwa uri umuhanuzi, iyi message irakureba. Niba uri n'umunyamasengesho, ikintu cyose ukora mu bwami bw'Imana, iyi message ndakwinginze yitega amatwi, irakureba. Ejo ibizakubaho utazagira ngo ntiwabibwiwe. Niba wasenze bikemera, ukabwiriza ukabona biremeye, ugasengera umuntu ukabona akize cancer, ukabona akize diabete, si umwanya wo kugira mu rugo ngo uryame, kuko ni umwanya wo kurushaho kubwira Imana ngo nyongerere imbaraga ndushaho kwamamaza ubwami bwawe. Kuko iyo uryamye nibwo Satani ahaguruka, iyo uryamye nibwo ibitero bihaguruka. Rero igihe cyose wabonye wakoze ikintu ukabona kiremeye, si umwanya wo kwiyemera no kumva kukomeye. Ukomeye ni Yesu uri muri wowe, akuvuye imbere waseba nk'abandi. Ni umwanya wo kubwira Yesu ngo nyongerere imbaraga zo kurushaho kukwamamaza. N'ibindi bintu ashobora kuba aje gushungera, avuga uti ngiye kureba hari ahantu bakora ibiki, sundi bavuga ibiki. Muri rusange we mu mutima we ntago abaje gusenga, abazanywe n'ikindi kintu. Cyangwa kimwe hari n'ibindi bintu njya mbona, ugasanga nk'umuntu yazanye ibintu twabyita nk'imyuka mibi cyangwa se amarozi akabizana mu rusengero. Wagira iyihe nama abo bantu bumva ko bashobora kuza mu rusengero bataje gusenga, ahubwo baje gushungera se cyangwa ari ibindi bintu baje kugerageza nk'umwuka w'Imana? Icyo nababwira, ndabaha urugero. Ku cyumweru twari mu materaniro, yego, ndabizi tuba dufite abantu benshi. Imana irambwira ngo hari umugore wazanye
imiti yo mu bapfumu, yashaka kugerageza ko Imana iri aho hantu bireba. yego Ndi ku ruhimbi Imana irambwira ngo uriya mugore afite icupa ririmo imiti, namubwira ngo zana icupa. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyatumije abantu bavuga ati hano hantu hari Imana. So icyo nabwira buri muntu wese rero ugiye gusenga Imana, reka kugerageza umwuka w'Imana, ugende ugiye gushaka Imana, ugende uzi ko ugiye gusenga yego Imana idahumugisha. Reka ndangire n'abantu aho dusengera wenda dusoze. Reka ntange n'itangazo. Ubu tugiye kujya dukora amateraniro yego ari live yego buri gitondo kare kare saa 10 ujya uraba wabyutse dusengana Imana. Nimugoroba saa 2 z'ijoro tugiye kujya dukora amateraniro ari live, tujya dusengana Imana, tubane Imana iguhumugisha. Hanyuma dusengera Kabeza ya Remera, aho bakunda kwita Samuduha mu Rubirizi, mu cyapa aho imodoka zihagarara. Iyo ugeze aho imodoka zihagarara hari ikigo cyitwa Hoyiwamu cyangwa se ikigo cy'abazungu, nimwe harimo urusengero rwitwa Power of Prayer Church. Nimwe dusengera ku cyumweru, dutangira saa 3 za mu gitondo kugeza saa 6, hanyuma guhera saa 7 nibwo dukora cya gitaramo cy'amasengesho. Abantu benshi bavuye mu matorero atandukanye tukabana muri icyo gihe cyo gusenga Imana. Prophet mwakoze kutwitaba. Amen. Imana iguhumugisha. Kanshimire buri muntu wese wagize uruhare mu ijambo ry'Imana mu kwamamaza ubutumwa bwiza, yaba abantu nasenganye nabo, yaba tutarongera kuvugana, ariko ubu ngiye kuza kuboneka nsengera abantu. Imana iduhana umugisha.